winjiye mu itangazamakuru gute urugero rwabaye uruhe mu buryo buvunaguye? Urakoze cyane. Reka mpere kubanza kubabwira ko ntaje gusezera. Hari igihe bakumva ngo imyaka 26 ese yasezeye ndahari. Abanyarwanda bamaze kumenyera ko buri wa gatandatu mu makuru ya Radio Rwanda tuba dufite umutumirwa wihariye. Ninjiye nte nakoze ikizamini cyanditse tukora n'icya interview tuza mu kazi. Ninjiye muri 1995 mu kwezi kwa mbere. Tumara ibyumweru nka 2 tumenyerezwa twerekwa inzu twari tujemo umurimo twari tujemo uko ukorwa. Batwereka ububiko bw'indirimbo, batwereka ahavugirwa amakuru, ahategurirwa amakuru, ahategurirwa ibiganiro. Dufata n'ukundi kwezi aho bitaga iwacu ku Kabusunzu. Duhugurwa nanone ku buryo bwo gutara, gutunganya no gutangaza amakuru. N'amahugurwa yarateguwe na UNESCO. Hanyuma tuza mu kazi. Hanyuma muri uko kuza mu kazi batubajije niba duhitamo kujya mu ishami ry'amakuru cyangwa iry'ibiganiro. Wahisemo iki? Icyo gihe nge nahisemo kujya mu biganiro. Njya mu biganiro rero kubera ko numvaga ari byo nshaka. Urumva ko hari uguhitamo. Hanyuma tugeze mu biganiro naho baduhitishamo. Hari ibiganiro byari bisanzwe biteganijwe, baduhitishamo ibyo umuntu yumva yakora. Icyo gihe ndibuka ko nafashe ikiganiro makuru mu binyamakuru, ariko nkora n'ibindi biganiro binyuranye. Hari za kubaza bitera kumenya, hari ikiganiro cyitwaga uburenganzira bw'umuturage, hari ibiganiro byagiye biza bishyashya, Radio Iwacu, ikiganiro cy'urubyiruko rw'u Rwanda. Ibyo ntakozemo n'ibya siporo. Siporo ndayikunda, nayumva, nayikora gake, ariko sinagiye mu biganiro bya siporo. Nabyumva ndanabikurikira. Urebye uburyo watangiye itangazamakuru n'imikorere yari hari, urugendo rwari rworoshye? Tunyuriremo. Urugendo ntirwari rworoshye. Reka duhere ku byo mwita imishahara muri iki gihe. Icyo gihe twahembwaga ibigori, ariko si ikibazo cy'ikigo gusa nakoreraga, cyari ikibazo cy'igihugu cyose. Mwibuke ni nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda. Wageraga no mu kazi ugasanga mujya mubyumva mukagira ngo ni amateka cyangwa no kwiganirira, ariko nta mafaranga yari ahari. Nahabonekeye twahemberwaga mu kigo ku muntu wari umukashiya. Ukwezi kwarashiraga ayafite muri envelope tukajya gutonda umurongo. Bukeye badufunguriza konti, badufunguriza mu yari BCDI, uyu munsi ifite irindi zina. Bukeye ibintu bigenda byiyubaka birumvikana, ariko noneho reka ngaruke ku miterere y'akazi nyirizina. Navuga ko akazi kari akazi kagoye, kubera ko ibikoresho byorohereza umunyamakuru akazi bijyanye n'ibi ngibi mubona uyu munsi, za mudasobwa, ibikoresho bifata amajwi n'amashusho. Wenda reka nivugire radio niyo nahereyemo. Ibifata amajwi, utu dukoresho tworoshye ushobora no gushyira mu mufuka n'umuntu ntanamenye ko gafite. Ntabwo ariko byari bimeze. Twagiraga igikoresho bita Nagra. Nagra yapimaga ibiro 12 ikajyamo amabuye 28. Umuntu rero w'ibiro bike w'amagara make kugira ngo ayiheke agende ajye gushaka gufata amajwi, yafataga amajwi neza cyane, ndetse tukanayikunda. Ariko yari iremereye. Hanyuma rero iterambere rigenda riza. Ubwo mvuze mu ruhande rujyanye naho nakoreraga mu ishami ry'ibiganiro. Mu ishami ry'amakuru naho iyo wageraga mu cyumba gitegurirwamo amakuru ntiwasangagamo mudasobwa, ntazari zihari. Wasangagamo imashini machine à écrire, bya bindi badondaga mu byumva mu ikinamico za mbere ya jenoside. Icyo gihe rero nizo zari muri redaction, nizo zari mu cyumba gitegurirwamo amakuru. Kandi kubona umuntu arimo kuyandikaho ukabona ni umuhanga cyane, kubera ko ntabwo ari ibintu twari tumenyereye. Bukeye rero hagenda haza iterambere, ikigo kigenda kirushaho kwiyubaka, ariko kitariyubaka. Amakuru niba ari ugusoma ibinyamakuru, kira kiganiro makuru mu binyamakuru, uyu munsi abagikora baroroherejwe cyane, kubera ko amakuru aroroshye, arabasanga muri za telefone zabo, arabasanga muri mudasobwa, internet yaraje. Icyo gihe kwari ukujya ku isoko hano ku muhanda ibinyamakuru bigurishirizwa, nkabigura. Rimwe rimwe nashoragamo n'ayanjye kuri yanjye ayo nahembwe. Hanyuma na ba nyirabyo bakabinyoherereza, bakakohereza kuki hard copies bicapye bakabizana. Nafataga umunsi wose cyangwa nk'iminsi nk'ibiri, nta kandi kazi nkora, nkirirwa nsoma, nkafata ikaramu nk'uko nyifite hano, nuko turi muri radio batatureba, nkafata impapuro nkandika, nkakora incamake yanjye
ndi busome niba ari imvaho, niba ari ingabo, niba ari ukuri, niba ari ubumwe, niba ari jeune afrique, niba ari n'ibyo ukirirwa muri ibyo ngibyo usoma, ukaza gukora incamake yawe, ukajya muri studio ukayifata, hanyuma igihe cyazagira ikiganiro kigacaho. kuko byari ibihe bigoranye by'imikorere itari iteye imbere. ni ibiki byabasunikiraga kuguma muri uyu mwuga aho gucika intege? kuko hari ushaka kubyumva akavuga ati njye mba narabivuyemo. hari umugabo wanditse igitabo aravuga ngo notre beau métier, yavugaga ku wundi mwuga, ntabwo ari wo nshaka kuvugaho hano. uyu ni umwuga mwiza. icya mbere ntabwo ari umwuga wahembaga nabi. iyo tuvuga ngo amafaranga ntiyarimo, ariko n'ahandi ntayari ahari. hanyuma wari umwuga nanone navuga w'icyubahiro, kandi koko n'uyu munsi ni umwuga w'icyubahiro. uwukoze ukiyubaha, umwuga bwawe urubashywe, wanakubahisha ukongeraho nawe kwiyubaha. ni umwuga rero navuga ngo usanzwe uwukunda, kuko njye narabikundaga. usanzwe uwukunda nta mpamvu zatuma uwuvamo, keretse ubonye poromosiyo ukajya mu bindi. ariko ni umwuga mwiza, ni umwuga utuma uhura n'abantu banyuranye. reka mvuge ko icyo gihe inyungu si amafaranga gusa, ni n'umwuga watuma ubona na serivisi rimwe na rimwe mu buryo bwihuse, kuko ni umwuga w'icyubahiro utuma umenyana n'abantu banyuranye. ubigiyemo mu by'ukuri ubikunda, nubwo harimo ingorane, nubwo harimo imvune, ariko burya ntaho batavunika. reka nkubwire ko ntaho batavunika. ikindi muri icyo gihe uretse muri Orenforo icyo gihe nako yitwaga, reka nkubwire ko n'ahandi n'abandi bakoraga mu biro hirya no hino muri za minisiteri cyangwa mu butegetsi bwite bwa leta, wasangaga icyo gihe byarasaga n'aho byemewe ko mu gihe aho ukora hatakubumbye mu bijyanye n'icyo ukuramo kugira ngo kigufashe guhuza itariki ya mbere n'iya nyuma y'ukwezi. byarashobokaga no kujya gutera ibiraka. icyo gihe rero twawukoraga hano muri icyo kigo icyo gihe, ariko tunatera ibiraka twigisha. twatangaga amasomo mu mashuri hirya no hino muri sogonderi, byaremeraga. bukeye rero uko akazi kagenda kiyongera, ariko n'ikiva mu kazi kiyongera, ibyo biraka turabireka. none kuri ubu ngubu itangazamakuru ribona ku ruhe rwego? byaterwa n'icyo ushaka kumenya. ku ruhe rwego ku bijyanye n'iki? ihera wenda kubikoresha muri make, ku bijyanye kuko ntabyo mwari mufite muri icyo gihe. byari bihari, ariko byo mu gihe cyo hambere. kandi buriya udafite arya nk'umukene. icyo gihe ibyari bihari n'ibyo twakoreshaga. niba aya makuru baboherereza mukayabonera hano muri studio, twebwe icyo gihe umunyamakuru uhagarariye Orenforo mu ntara cyangwa icyari perefegitura icyo gihe yafataga telefone, hakaba hari umutekinisiye hano kuri hedikota babwiye ngo wirirwe utegereje ko hari umuntu wo mu ntara waza guhamagara yohereza inkuru. uwo nguwo agahemberwa ko yiriwe ategereje telefone, akarikodinga ayo makuru, akayazana kuri bande, akayaha umunyamakuru akajya kuyumva, agafata urwembe agakatakata. ibi ngibi mukatira muri buriya buryo bwa Adobe Audition n'ibindi ntibyari biriho. ibikoresho rero aho biziye uyu munsi, navuga akazi k'umunyamakuru, icya mbere karoroshye, icya kabiri amakuru uburyo bwo kuyabona, bwo kuyegeranya, navuga ngo bwaroroshye cyane cyane. kuko ubwo nubwo twavunikaga mu biganiro, wibuke ko nabo mu makuru nk'uku nguku mukora mu ishami ry'amakuru, nabo nk'aya makuru ndabona mugenzi wacu agiye kutubwira amakuru yenda yo mu mahanga. amakuru mu mahanga uza ko bayabonaga byagombye kuba byamufasha umwanya akajya kumva radiyo mpuzamahanga, agafata kaseti, agafata ayo majwi, akongera agasubiza inyuma kumva, agenda yandukura ku rupapuro, akaza gufata undi mwanya wo kuza muri studio kuyasoma. ubu byarahindutse. ubu rero byarahindutse, n'itangazamakuru rigenda ryiyubaka. noneho ubu havugwa ubwisanzure bw'itangazamakuru. iyo urebye muri ibyo bihe ukareba n'ubu ngubu ubwisanzure bw'itangazamakuru bubona ku ruhe rwego? hari intambwe nini yatewe, ndabivuga nk'uwabibayemo. hari intambwe nini yatewe. reka mfate igipimo cyoroshye kidasaba ubushakashatsi. uzi ko hari imyaka yabayeho muri iki gihugu nyuma ya jenoside yakorewe abatutsi mu Rwanda, abantu bavuga bati mwaretse tugashyiraho indi radiyo, mwaretse tugashyiraho andi maradiyo, ariko igisubizo buri gihe kikaba ariko ntimwibuke riteremu, ariko ubu n'aka kanya murayibagiwe. izo mpungenge zamaze imyaka, kugera muri za 2001 igisubizo cyari kikiri icyo, mwe muretse nyabona itangazamakuru cyari ikibuga ubona leta ifitiye impungenge cyane.
ubona leta ititeguye kurekura ngo n'abandi bashoramari babe bajyamo bashinga amaradiyo bashyira amateleviziyo ariko igihe cyarageze habanza gushyirwaho amategeko. nta tegeko ry'itangazamakuru ryari muri iki gihugu, icyo ni kimwe. icya kabiri, igihe cyarageze muri icyo gihe leta ishyira muri kaminuza y'u Rwanda ishami ryigisha itangazamakuru. ubwo navuga ngo yarimo itegura ko n'abashaka gushora imari babona n'abakozi karifiye, babona n'abakozi baretse kubizamo kubera kubikunda, ahubwo babizemo kubera ko ari wo mwuga wabo bize bitoje kandi bashobora kujyamo bakawukora kinyamwuga. batanawukora kinyamwuga bakabibazwa nk'ababizi. abavuga ko nta bwisanzure bw'itangazamakuru buhagije buhari kuri ubu ngubu bubibona. hari igihe abantu bazareka kuvuga. icya mbere umugabo umwe ngo yagiye mu nama ariko ni ibintu byo gusetsa, ngo ni inama yagombaga kwiga ku burenganzira bw'abagabo, hanyuma ngo baravuga ngo bavugaga ko hari ko mu ngo zabo batisanzuye. umugabo we ngo arababwira ati mwe murapfa no kubivugira no mutabanje kubusaba uruhushya mu rugo. ntabwo nzi ko ari ibi muri buganireho. ubwo abantu bavuga ko budahari bakaba banabivuga bafite ariko na canozi babivugiramo bikumvikana. uzi ko hari n'ibihugu bitagira na interineti, uzi ko hari ibihugu bitemewe gupfa gufungura interineti, gushyiraho yutube cano, gushyiraho iki. njye navuga ko ubwisanzure burahari ariko hari n'amategeko birumvikana. ntabwo ari umuhanda udafite ibyapa, ntabwo ari umuhanda udafite amategeko. amategeko arahari, kwisanzura ariko udasanza, kwisanzura udasesereza, utabangamira uburenganzira bw'abandi. ngira ngo ni icyo ngicyo gikwiye kumvikana. reka tunyure mu bitekerezo byadukurikiye n'ibibazo uragenda ukivugaho mu ijambo rimwe. witwa Emmanuel Havugimana agize ati mumumbarize, Imana ikubwiye ngo iyisaba amafaranga menshi ukazapfa mu 2050 cyangwa kugumana ayo ufite ukazapfa mu 2169 ufite 100 wahitamo iki? mu ijambo rimwe wahitamo menshi, washaka ugapfa kare, ubundi sinzi nzapfa ryari. urakoze cyane. uyu witwa Rwanda nziza ati umumbariza uti ni iyihe nkuru cyangwa ikiganiro wakoze ukumva ukozwe ku mutima nacyo? ubwo nakubwira ko ari iki. nigeze kwakira umuntu umwe muri 2017 hano hari muri televiziyo, cyari ikiganiro cyitwa Sobanukirwa. uwo muntu tuganiriye ararira. ndamubaza nti urijijwe n'iki? twavugaga kuri bijyanye byo guhindura cyangwa abanyarwanda basabaga ko ingingo y'101 ihinduka. aravuga ati ikindijije ni uko ibi bintu by'uko twebwe turimo gusaba ko iriya ngingo ihinduka kugira ngo nyakubahwa perezida wa repubulika Paul Kagame agire uburenganzira bwo kwiyamamaza, mbona hari abantu batabyumva kandi dufite amahirwe yo kumugira. ngero kuba hari abatabyumva, kuba numva hari abava ntibabishaka bo birambabaje. uyu witwa Emi Hakizimana agira ati mumbarize ni ihe urugendo umujene yanyuramo kugira ngo agire imitekerereze yagutse. koresha ijambo rimwe. ni ukugira uwo uyigiraho muzima. barokero fasi urakoze cyane. ndagushimiye cyane Ferdinand.